Afande Kabera turabashimiye kwa mwakiriye tarifa muri ofisi yanyu. Turagira ngo dutangire tuganira Polisi y'u Rwanda mu myaka nk'ibiri ishize, ngo ndavuga wenda duhereye nko mu tariki 14 Werurwe ubwo corona yadukaga mu Rwanda 2020 kugeza ubu ngubu, ni mutubwire amagambo arambuye polisi yahuye n'akahe kazi? Polisi yahuye n'akazi navuga ko twashyira mu bice bibiri. Akazi ka mbere kari ukwigisha abaturarwanda ibijyanye n'inama zitangwa na Minisiteri y'Ubuzima n'ibyemezo bifatwa na leta mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19. Kubera ko uretse inshingano ya kabiri twari dufite cyane yo kugenzura uburyo amabwiriza yubahirizwa, ariko buriya no kugenzura uburyo amabwiriza yubahirizwa, ariko unigisha, unagira abantu inama, unagerageza gusobanura kurushaho. Kandi buri munsi ni ikintu cy'ingenzi kuko bigufasha kugira ngo urebe ko abantu nyine bayubahiriza. Ibyo bintu, ako kazi ko twagaciye muri ibyo bice bibiri, kwigisha dusobanura uko icyorezo cyandura biturutse ku mabwiriza n'ibyo Minisiteri y'Ubuzima ibigo bishamikiyeho bivuga nka RBC, ariko noneho no gusobanura uburyo amabwiriza yubahirizwa tukanabigenzura. Ako kazi rero iki gihe cyose kuva icyo gihe wari uvuze kugeza uyu munsi n'ubu turacyagakora. Ntabwo ari uko twahuye nako kakarangira, ariko turacyakomeje kugakora kandi tuzagakora mu gihe iki cyorezo kigihari. Numva rero ari ubwo buryo navuga niko kazi twahuye nako. Abanyarwanda mwabonye se babyumva? Hari abo mwari muvuze muti twatangaga inama tukabigisha, mubaye nk'ababaha amanota nk'abangahe ku ijana? Abenshi icyiciro kinini kirenga 80 ndetse cyane muri 90 wenda kikanarenga, barabyumvishije. Ibyo bigaragarira iyo ugenda hirya no hino mu gihugu, ukareba abantu bambara udupfukamunwa, abantu bagerageza gukaraba kenshi, abantu bagerageza guhana intera, abantu bubahiriza amasaha y'ingendo zemewe, cyo twita curfew. Ibyo byose twavuga yuko hari abantu benshi bagaragara, ariko nanone tuvuga ko ari uguhozaho kugira ngo benshi hatagira abadohoka bagasubira mu cyiciro gikeya cy'abatumva, kuko byagaragaye ko buri gihe, buri munsi hari abantu barenga ku mabwiriza bakanafatwa cyangwa bakanahanwa cyangwa bakagirwa n'inama. Bituruka na uko umusanzu umuntu ashobora kubwira ko nyine byari bimucitse, birumvikana. Hari abantu babivuga kandi ko ukabona nibyo yari yibagiwe. Byangwa nyuma yo gukora ikintu igihe kirekire, hari ubwo abantu bumva banarambiyemo gakeya, ukavuga ko uko babona yuko nyine impamvu avuga zifatika cyangwa zidafatika. Turavuga rero ko abanyarwanda benshi mu by'ukuri, benshi cyane ku rugero rwo hejuru, yuko bumvira no mabwiriza. Ariko muri abo ngabo hari n'abatanga amakuru buri gihe, amanywa nijoro. Tubona amakuru aturutse mu baturage y'abantu batubahiriza ano mabwiriza, batirinda iki cyorezo ko cyakabaye, ndetse n'uko amabwiriza bisaba uburyo abantu bagomba kwitwara. Birumvikana rero yuko uretse no kubahiriza amabwiriza ubwabo, ariko hari n'abagira akarusho bakavuga bati oya, ntabwo tuzarebera, hari bagenzi bacu bashobora kuba batayubahiriza, ndetse ku buryo bashobora guteza abandi banyarwanda benshi ikibazo. Bakaduha amakuru ku manywa na nijoro. Polisi ugasanga nyine iratabaye cyangwa se irahubiye kugira ngo nyine ibikorwa bitemewe bihagarikwe, cyangwa se bigiye gukorwa bigaragara ko byenda gukorwa bitari byakorwa biburizwemo. Numva rero mu by'ukuri navuga yuko ari uko ibintu bimeze, ari nako byatangiye, n'ubu nuko bimeze. N'uguhozaho rero, nubwo atangiye uvuga ngo yahuye n'akahe kazi, n'ubu n'ugukomeza ukavuga uti murahura n'akahe kazi, nako ngako. Turakomeza twigisha ku maradiyo, ku mateleviziyo, hirya no hino aho tugiye, ariko nanone tugenzura ko amabwiriza yubahiriza. Icyo ubajije rero turacyari nka mbere. Oya, imyumvire yarahindutse. Oya, imyumvire ku baturage irahinduka, kandi ubundi iyo ihindutse igomba ubundi kuba yoroshya akazi. Ariko kuko tuzi yuko uko abantu bateye ari uko, nk'ubu kare nari ndi ku kiganiro, natanga ikiganiro kuri radiyo imwe aho bari bantumiye.
ahubwo batari ko se ko twari tubonye minisiteri y'ubuzima ivuga ngo abantu banduye ni 46 gusa, ubwo corona abantu babifata bate? Ndavuga nti ntibabifate ko corona yarangiye. Ibyo ni ibipimo by'abantu bapimwe, bishobora ko bapimye wenda benshi umubare wakwiyongera kuko batanga ibipimo by'abantu bagaragayeho ubwo bwandu bakurikije ibyapimwe. Nkavuga rero nti ndashaka kugira ngo bihuze n'icyo kibazo warumbajije. N'ubu niko bikimeze, akazi karacyahari, polisi akazi ntikararangira kugeza iki cyorezo gitsindiwe. Byumvikana rero yuko tuzakomeza twigishe, tuzakomeza tugenzura ayo mabwiriza, n'ubu akazi karacyahari kandi n'abaturage tubabwira ko coronavirus igihari, ariko n'abapolisi turabizi yuko coronavirus igihari kuko natwe erega buriya abaturage, abantu benshi bakunze kuba abapolisi ku buryo muri ibi bashobora kumva yuko mbese polisi yaba ikibazo hamwe nta muntu ubibona, bamwe nubwo ari bake cyane, ariko buriya natwe aba baturage dusangiye kubaho, dusangiye gupfa no gukira. Coronavirus ntabwo yaza ngo insige nayanduye, iramutse iri bunyice kuko hari n'abayandura bagakira. Ntabwo rero ibona uniform ya polisi ngo bivuge ngo ya ngo mwebwe turabizi ko mushinzwe kurinda abaturage no kubwira abaturage uburyo bubahiriza amabwiriza yo kunyirinda, ngo mwebwe turabizi ntabwo turi bubafate. Oya, ntabwo ari byo. Bamenye ko uko tubikora natwe niko tuba twirinda. Ibyo tubuza abaturage natwe ubwacu ntitubikora, ntabwo tubikora, imiryango yacu ntibikora. Biriya bintu byose bigenwa n'amabwiriza, bibujijwe, bitemewe, niko na polisi itemewe kubikora, niko n'imiryango y'abapolisi itemewe kubikora. Abaturage ntibakumve yuko ariko abapolisi nakabaye ndenga ku mabwiriza ariko polisi irahari. Oya, natwe buriya ibi byose turabisangiye, tubihuriyeho, ahubwo twese ikintu kitubangamiye ni kimwe, ni coronavirus. Buriya rero abaturage bajya babyumva batyo, batore babyumve ko ariko binameze. Ese afande umukira aho ngaho hari imibare mwaduha niba atari ibanga y'abapolisi banduye corona kugeza ubu? Ntayo mfite none aha ngaha, ariko abaturage abapolisi nk'abandi baturage bose corona ntibatinya. Hari abandi nta mibare nazanye, ariko urabizi ko n'umwe kubitiro twapfuje umupolisi wavuye mu butumwa mu kwezi kugira ngo kwa gatandatu. Icyo rero nagira ngo mvuge yuko nyine ari ikimenyetso, ngira ngo bigeze no kwimbaza icyo gihe nkavuga ko abapolisi nyine corona ntabwo ibatinya, ni ukuvuga ngo bagomba kugenzura amabwiriza nabo birinda. Ariko nanone ntabwo uvuga ngo imibare itangwa n'igihugu ngo iyi ni iy'abapolisi, iyi ni iy'abande, iyi ni iy'abanyamakuru, iyi ni iy'abande. Oya, igihugu nyine abantu bapima muri rusange, ntibavuga ngo ariko imibare 50 cyangwa 60 cyangwa 10 muri aba 46 banduye ngo 5 ni aba ngaba. Urumva nabwo ngira ngo ni uburyo bujyanye na uburyo bw'ubuvuzi cyangwa bw'ibikorwa. Ariko tuvuga yuko coronavirus ntitinya abapolisi, kimwe no kudatinya abandi baturage cyangwa umuntu wari wese. Kuva corona yaduka mu Rwanda kugeza uyu munsi, hari imyitwarire mibi yaba yarigeze iba hagati y'abapolisi n'abaturage? Twigeze kumva rimwe na rimwe umupolisi yahohoteye umuturage atashye nijoro, hari indisipurine. Yego twarabivuze, hari ibikorwa byagaragaye bitandukanye by'aho abapolisi bigaragara ko batitwaye neza. Ariko icyo gihe iyo bibaye birakurikiranwa. Natanga nk'urugero nk'ikibazo cyabaye i Karenge ngo muri Rwamagana, aho umupolisi akurikiranyweho yuko yaba akoresha imbaraga z'umurengera. Natanga urundi rugero ngo rwabaye i Nyanza ku ikubitiro, abapolisi n'ubu bakurikiranweho nyine kuba barakoresha imbaraga zidasanzwe. Byarabaye, bishobora no kuba, ariko noneho icyo tuvuga ni iki nka polisi, urwego umuntu ahagarariye, nuko ibyo byose iyo bibaye, nubwo abantu bashobora kubyitira polisi, nyine polisi ni polisi, nta kuntu uzahindura inyito. Ariko abo bantu mu mabwiriza bahabwa, buriya abapolisi iyo bajya gukora akazi bahabwa amabwiriza y'uburyo bari gukora akazi, bagasomerwa ariya mabwiriza, nabo barafite ariya y'ibyo bagiye gukora n'ibyo abantu birinda. Hakaba hari amabwiriza y'uburyo bagomba kwitwara, arimo n'uburyo gukoresha imbaraga bigenda bite, cyangwa se gukoresha imbunda bigenda bite.
iyo rero umuntu bigaragaye ko yabirenzeho, yego birumvikana rubanda cyangwa itangazamakuru ritabirenza polisi yakoze iki, ariko icyo gihe barareba byagenze bite umuntu ku buryo ku giti cye abikurikiranwaho. Ibyo rero turabivuga, twagiye tunabivuga kenshi, abantu bakavuga ati ariko se ko twebwe tutajya tubona abo bapolisi, ngira ngo nuko wenda mudakurikirana kandi cyangwa abapolisi bakajya no mu nkiko zisanzwe, ariko bagiye bagaragara ibyo bintu nk'izo kesi nari mvuze cyangwa izo ngero nari ntanze, bajya mu nkiko bagakurikiranwa bakazakanirwa urubakwiye. Ndetse n'ikindi cyaha kitari icyo ngicyo cy'igihe cya covid cyangwa kitajyanye n'ibyo kwirinda iki cyorezo cyangwa kudakurikiza kwitwara nabi mu gihe urimo kugenzura uburyo abaturage bubahiriza n'amabwiriza. Ikindi icyo ari cyo cyose, cyaba ruswa cyaba kwitwara nabi, tureba amategeko agenga cyangwa amabwiriza agenga n'imyitwarire, icyo twita Police Code of Conduct, ibyaha birimo cyangwa n'amakosa yakozwe, tukareba amategeko icyo ateganya ukurikije sitati ya polisi n'amategeko rusange y'abandi baturage, ku buryo byaba ibihano bya discipline bihabwa cyangwa byaba ibihano bijyanye n'amategeko ushyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha, ushinjacyaha mu nkiko bakaba bakatirwa. Hari mbo mufata abo mucamande abapolisi se abaturage abo mucamande, niba wenda bitewe n'impamvu runaka zijyanye n'ibyashyizweho bigomba gukurikizwa, ari amande ajya iyo muyamuciye ajya hehe, umuturage abwirwa n'iki ko yageze mu isanduku ya leta? Maze rero Peter, ngira ngo ahubwo uranakoze kubaza neza icyo kibazo, kubera ko nubwo ukibajije nyine nk'abandi bose bajya babivuga ko ari polisi ica amande, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Ubundi amande ari administrative. Murabizi yuko nyuma y'igihe, ntabwo nkibuka, nyuma y'igihe kirekire byaje kugaragara ko hari abantu barenga ku mabwiriza, ibyemezo bigafatwa ariko za njyanama z'imijyi n'uturere zishyiraho amande y'abantu bazajya bacibwa barenze ku mabwiriza yo kwirinda coronavirus. Ubu rero dutangiye kugira ngo tubigorore, nuko icya mbere amande ashyirwaho n'urwego rubifitiye ububasha. Polisi ntifite ububasha bwo gushyiraho amande ajyanye n'ibintu byo kwirinda mu gihugu coronavirus, kwirinda coronavirus. Icya kabiri nuko no kuba atangwa ntabwo ahabwa polisi, nabyo turagira ngo tubisobanure. Yabanje kujya yakirwa, ngira ngo n'abashinzwe imari mu turere no ku mirenge bakaza bakagira, ariko na nyuma ngira ngo mugeze kubona itangazo yuko ari Rwanda Revenue Authority cyangwa ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro yuko kizajya kigira ayo mande. Ibyo rero ubundi iyo amabwiriza, iyo itangazo nk'iryo risohotse cyangwa inyandiko nk'izo risohotse, tuba twumva ko abantu bose baba bakwiye noneho gukosora uko babyumvaga bakabyita gutyo, ariko kubera ko bikivugwa reka twongere tubisobanure ko abaturage babizi. Nanjye niyo mpamvu mvuga, ntabwo nakurenganya cyangwa ukibajije gutyo, niyo mpamvu tugomba kugisobanura, ni ukukibaza uko kucyumva kugira ngo tugisobanure. Reka twongere tugisobanure. Amande ashyirwaho n'inzego zibifitiye ububasha. Muri ibihe bijyanye na covid yashyizweho na njyanama z'imijyi n'uturere. Icya kabiri, uburyo yazaga gucibwa cyangwa bayafataga mu turere no mu mirenge byaje guhagarara, babishyira hamwe, ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro kikajya aricyo gihabwa uburenganzira bwo kuyafata kugira ngo ajye mu isanduku ya leta, ajye nyine mu mande cyangwa mu isanduku ya leta ibyo bayakoresha. Ntabwo rero ari polisi gusa. Ngira ngo impamvu babyitiranya nuko nyine polisi itagufashe, akenshi abo bantu hafi 99% bafatwa na polisi nyine barenze ku mabwiriza. Ngira ngo rero umuntu akavuga ati ngira ngo iyo polisi itamfata buriya ntabwo baba banciye amande, atubwo rero niyo mpamvu nabyitirira ko ariyo korera amande yanciye. Ntabwo ari byo, babyumve batyo. Ntabwo naza ngo nsange warenze ku mabwiriza ninkufata hagira urundi rwego ruza guca amande ngo uvuge uti ni polisi yanciye amande, ariko birumvikana ko abantu bashobora kubyita inyito itandukanye kugira ngo wenda babone n'urwitwazo, ariko nuko bimeze. Ndetse hari n'abajya bavuga ngo ibintu byose ngo polisi ubwo yabigize amande ngo niyo mpamvu ifata abantu benshi barenze ku mabwiriza. Ntaho bihuriye rwose, ntaho bihuriye. Hari n'abayibona ko ari uburyo
polisi iri gukora kugira ngo ibone yinjirize leta amafaranga. Hari n'abaturage tuganira akaba bati kuba bamfata bakanca ibyo 10,000 ku rwanjye ruhande nta kibazo binteye, 15,000. Mubona ko icyo gutanga amande bagifashe nk'ari ikintu cyoroshye bakarengera ku mabwiriza? Hari ubutumwa mwabaha? Ibyo bagiye babivuga, murakoze cyane. Icya mbere ni uko nta kiguzi icya mbere watanga kugira ngo wirinde coronavirus uretse gukurikiza amabwiriza. Aho murashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga yuko 10,000, 100,000, 200,000, kuko turabizi ko imande haragera aho ngaho 250 cyangwa 300 watanga, ntabwo byaba ikiguzi cyo kwirinda kino cyorezo, kuko icyo cyorezo cyo kikugezeho ntubuzi ko kizakwica cyangwa kizakuzahaza. Reka ibyo bibanza byumvikane rero. Umuntu wese uteganya kuzatanga amande rimwe azatanga nandure, urumva ntabwo azi uko bizagenda, ntabwo rero ibyo byaba ikiguzi. Icyo ni kimwe, sinzi niba gisobanutse. Icya kabiri nuko ntekereza ko nta n'amande makeya bituruka umuntu ashobora kuba ashoboye, ariko nabwo niba uhisemo kuvuga uti nzarenga ku mabwiriza cyangwa nzica amategeko, noneho mbishaka nkana kugira ngo ntange amande, ibyo nabyo bizasuzumwa. Niba ibyo bintu bikora nkana, ubwo bishobora kuvamo yuko ari no kubyanga wigometse, ntukwanga nzaza ntanga amafaranga. Peter, ntabwo wafata uyu munsi ngo ufate ejo bundi gusa uvuge ngo uzajya utanga amande ngo bishoboke, bigaragaye gutyo byaba ari ikindi kibazo. Reka rero tugire icyo tubwira abaturage. Nta 10,000 ukorera ngo ujye kubitanga amande, nta jana ukorera ngo ujye kubitanga amande, nta 200, nta 300. Bikorere bikugirira akamaro, ubitange ku cyo wikenuza cyangwa bigufasha mu bindi bintu, cyangwa ubyizigame. Kuba bijya mu isanduku ya leta, yego nibyo nabyo bizakugarukira, cyangwa bikore n'ibindi bikorwa byo turabizi ko ayo mande n'imisoro n'amahoro n'ibindi bigirira igihugu akamaro, ariko ntabwo ari ngombwa kugira ngo ubicibwe, ariko noneho ubiciwe kubera ko utirinze ubuzima bwawe cyangwa urinde n'ubw'abandi. Reka rero dukorere icyo kintu cya miti, niko nacyita, ikintu kidahara abantu batekereza ko ariko bikwiye kuba bimeze, ahubwo twese dukurikiza amategeko n'amabwiriza. Afande, tugaruke ku mikoranire hagati ya polisi n'itangazamakuru. Mukoranye muti? Nta hantu mujya muhurira mu gatsita, umwe agatsitara ku wundi, umwe akabangamira undi mu kazi? Polisi ikoranye ite? Dukoranye neza. Njye ntekereza ko dukoranye neza, njye niko ntekereza. Nubwo ntazi uburyo ibitangazamakuru bitandukanye bibibona cyangwa se abanyamakuru babibona, ariko ugiye ku bwanjye numva dukoranye neza n'itangazamakuru. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ibibazo bishobora kuvuka cyangwa se kutumvikana ku kintu, ariko iyo bivutse niyo mpamvu duhari turabikemura. Ntekereza rero ko nk'uko nshobora kuba nabona ikitagenda neza, nkabwira urwego rw'itangazamakuru cyangwa se umunyamakuru, tukaganira tukavugana, ari uburyo n'ubundi bw'imikoranire. Niyo mpamvu n'izo nzego ziriho. Ariko ubwo n'abanyamakuru bavuze bati wenda bikeka polisi cyangwa bavuga ko polisi hari ikibazo, kuko bafite urwego rubahagararira, bafite n'abayobozi b'itangazamakuru, nizera ko banatubwira natwe tukabikemura. Ariko muri rusange yewe mbona uko ntekereza, njye uko mbibona, dukoranye neza n'itangazamakuru. Twanakwifuza ko bikomereza gutya cyangwa se bikanarushaho, ariko nibitanoze, buri ruhande uko rubyumva rukabivuga bikarushaho kunoza kugira ngo bigende neza kurushaho. Ariko bashinja polisi ko yajyaga ibabangamira cyane cyane mu bihe byaguma mu rugo, bakaba bati batubuzaga kuba twajya kuri tele. Utwo tuntu ni mwatwumvise namwe? Twaratumvise, ariko tumvaga yuko guma mu rugo yarebaga abanyarwanda bose, ntabwo yarebaga abandi bantu batari itangazamakuru. Mu bo dushinzwe kurinda, tukareba ko birinda COVID-19 n'abanyamakuru barimo. So imibare yatangaga ku bantu bakora akazi k'ingenzi irazwi. Ntabwo rero ibyo birashoboka ko abantu bavuga, ariko twebwe mu by'ukuri twubahiriza amabwiriza, twubahiriza amategeko tutarobanura. Kandi ibyo byose twagiye tubivuganaho, tugashakisha uburyo bagomba kugenda, ibintu bya za clearance, ibintu
kuvuga ngo iri tsinda niryo rikora niba ari igitangazamakuru runaka ikigena ibyo bari bukore, ibyo byose nibyo twasabaga abanyarwanda. Ntabwo rero abanyamakuru bagomba kumva ko bafite ubundi budahangarwa wenda na covid, ubudahangarwa ku mabwiriza, ubudahangarwa ku mategeko, aho twavuga ko hagomba kujyaho uburyo nyine nabo bakora. Ubwo twaba tuti nyamuneka ibitangazamakuru runaka nimwohereze munyuze mu rwego rubahagarariye abanyamakuru bari gukora ijoro, kugira ngo mu by'ukuri tumenye bari gukora ijoro nyine bari bugende, tumenye ko bagenda bari mu kazi. Numva nicyo gikenewe. Naho ubundi impamvu ingamba zijyaho ni ukugira ngo abashobora kuba bashaka kubikoresha nabi, kwambara iyo kadi, reka ni reka mbanze nk'urugero, abapolisi batari mu kazi bagomba kuba bari aho bari nyine. So umupolisi nawe ntazitwaza iyo kadi ngo agende avuga ati ahantu hose agende arenga ku mabwiriza n'iki ngo njye mfite kadi ya polisi. Oya, kandi utari mu kazi. So umunyamakuru rero nawe utari mu kazi yagomba kuba ari mu rugo, ariko uri mu kazi nubwo buryo bwashyizweho ko bagomba kuba bazi ko bari mu kazi, bagafashwa bakagenda. Abashaka gutara inkuru nijoro n'imikoranire na polisi bakabisaba tukabikora nk'uko bisanzwe bigenda. Ibyo rero byagiye bikemuka. Ibivugwa byo biravugwa kandi iyo bivuzwe birasuzumwa, iyo bisanzwe ari ikibazo birakemuka. Nabyo ni imikoranire rero, ngewe ntabwo ibyo navuga ngo ndashinja itangazamakuru ibi cyangwa nabo ntekereza ko batagashinje polisi ibi, nibiba nyine n'icyaba cyakosorwa, ariko muri rusange ngiye mbona dukorana neza. Hanyuma tugaruke kuri polisi ubwayo. Polisi y'u Rwanda muri iki gihe ihagaze iti abaturage, simvuga abaturage, inzego zayo ifite inzego zitandukanye, zikora zite? Abapolisi b'u Rwanda bangana umubare, umuturage aho aravuga ati abandinze bangana batya nabafasha mu kazi, bihagaze bite? Mutubwire inzego za polisi zihagaze zite? Inzego za polisi ntekereza ko kugeza ubu uko tubibona ziragerageza gukora inshingano zazo zo kurinda umutekano w'abantu n'ibintu byabo hirya no hino mu gihugu. Umujyi wa Kigali, yaba ari umutwe wa polisi ushinzwe umujyi wa Kigali, yaba ari ushinzwe intara y'Uburasirazuba, yaba ari ushinzwe intara y'Uburengerazuba, intara y'Amajyepfo, intara y'Amajyaruguru, imitwe ya polisi yihariye irimo ishinzwe ubutabazi no kuzimya inkongi z'umuriro, irimo ishinzwe imbwa, hari umutwe ufite imbwa nazo zikora akazi, hari umutwe ushinzwe umutekano wo mu mazi, hari za department amashami za traffic polisi n'umutekano w'umuhanda, yari department ikomeye nini irimo n'ibintu byo byo gukora impushya zo gutwara ibinyabiziga, irimo ndetse n'ikigo rwego n'irashami rishinzwe ibintu byo gusuzuma ibinyabiziga. Ubu byaratandukanye, ziba department eshatu cyangwa se amashami atatu, hakaba traffic and road safety rijyanye n'umutekano w'umuhanda, hakabaho iryo shami rindi naryo ryayivuyemo ryabo ryihariye rijyanye no gukoresha ibizamini no gutanga impushya zo gutwara ibinyabiziga. Bivamo nanone iryo shami rishinzwe gusuzuma ibinyabiziga. Nawe murarizi, urumva polisi yaragutse, yakuze kuva mu 2000 ikijyaho kugeza uyu munsi mu 2021. Twavuga yuko polisi yakuze, ariko n'ubu ikeneye gukura cyane, kuko iyo urebye n'ubu ko polisi ikeneye abapolisi abiga, abo tugikeneye kugira ngo nyine dufite sitasiyo hirya no hino mu gihugu zigera 200. Urumva ko dufite imirenge 416, urumva ko hakiri ibikenewe, ariko twavuga ko ubu ngubu bigeze ku rwego rushimishije. Hari imirenge itagira sitasiyo zaho. Nanjye nibyo mvuga, ubwo nagira nkwerekeye intambwe yatewe kuva icyo gihe kugeza uyu munsi, nkubwire ko hari n'indi igikenewe guterwa. Nuko rero twabivuga mu magambo make. Hanyuma rero afande, mwaramamaye ku kazina ko kuvuga ngo kuwa mbere guma mu rugo. Iriya mvugo muyifata muti? Abantu bose bazi ko hari amasaha agera kango amasaha ya Kabera yageze, mubyakira? Oya, icya mbere nuko
guma mu rugo nyine icyo gihe cyari guma mu rugo abantu bajya bambaza uko byagenze twabivuga uko byasabwaga icyo gihe nibyo twavugaga uko byasabwaga niko twabivuze kuguma mu rugo kugeza nyine igihe biviriyeho ariko noneho no kugira ngo nabisobanuriwe nuko abantu bazi ko hari iminsi y'icyumweru n'iy'ukwezi urumva rero ni ukureba uburyo bivuga ku buryo abantu babyumva neza kuva mu rugo kugeza kuwa mbere kugeza ku cyumweru twumvaga bigomba gusobanuka kuko niyo minsi igize icyumweru kugeza biviyeho ubwo byavuye mu munsi runaka w'icyumweru niba byari kuwa kabiri byagomba rero gusobanuka bityo byaravuzwe n'ubu biracyavugwa ariko jyewe numva ko wenda ubutumwa bwarumvikanye niko ntekereza icya kabiri iby'amasaha ngira ngo ni ukuyanyitirira ariko ntabwo ari amasaha sijya yashyiraho bajya babivuga ariko sijya yashyiraho icyo nkora nk'umuvugizi wa polisi ni ukuvuga ibyo polisi iri burebe uburyo ibyo iri bugenzure ubuze rero kuri bugenzure amasaha y'ingendo cyangwa yemerewe gukora ingendo ntuvuge amasaha y'igihe atangirira yemerewe gukora akazi n'igihe arangirira icyo gihe ntabwo waba ukoze itumanaho ryuzuye ubwo rero ngira ngo kubera kubivuga buri munsi barabinyitirira ariko ntabwo ari byo ni nk'abavuga ngo ariko ngo ujya kuri televiziyo kenshi ugakora akazi kenshi ngiye mvuga ko abakora akazi nyine ari abari kuri televiziyo birirwa mu giturage bakarara mu giturage ngewe mvuga ibintu byemejwe nuko biri bugende ayo masaha rero buriya ntabwo ari ayanjye nayashyizweho na leta ariko nyine ngomba kubivuga kubera ko polisi ari mu byo igenzura ko yubahirizwa yego kandi dusoza mu minsi yashize abanyarwanda ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi banabiganira bati polisi yarengereye yakoze ibintu bitabaho mu Rwanda mu muco w'abanyarwanda kuraza umugeni muri stade yambaye agatimba kiriya kintu bavuga mubona kidafite ishingiro umugeni buriya ntimwari burebe ukuntu mumukebura ku ruhande ariko ntarare muri stade yambaye agatimba ntekereza ko atari byo none se mu muco w'ikinyarwanda covid ibamo bari abantu bafashwe baneze ku mabwiriza yo kwirinda covid kandi abantu baneze ku mabwiriza yo kwirinda covid hamwe mu bantu bahurira bagahurizwa bakigisha cyangwa bakanahanwa ni muri stade utitaye ku muntu uwo ari we utitaye ko ari Peter utitaye ko ari Kabera utitaye ko ari indi ibyo rumvikana rero yuko ibibazo uko bimeze bidasanzwe bikimurwa n'ibindi nabyo umugeni rero uko byagenze nuko nyine yisanze yarenze amabwiriza yisanga muri stade yambaye agatimba uti kubera iki nyine mwamujyanye yakambaye abantu buriya bajya batanabimenya buriya abageni bajya bafatwa ariko noneho hari abageni bumva polisi bagakuramo agatimba kenshi bagakuramo agatimba ukabajyana hariya ku buryo bituma abantu nyine babihururira cyangwa babona ifoto ngo babihururire kuko batabonye ku gatimba ariko niyo akikuyemo ntabwo tumbwira ngo kambare ku ngufu oya ntabwo izari inshingano zacu kukwambika ku ngufu oya wenda ubundi abantu dufashe icyo twakubuza nuko wakwiyambika ubusa ibyo byaba ari ikibazo ibyo ntabwo twabyemera kuko bihanirwa n'amategeko ariko niba wari wambaye ingofero ukayikuramo cyangwa wari wambaye karuvati ukayikuramo cyangwa wambaye ikoti ukarikuramo Peter twakureka ukabikuramo ni uburenganzira bwawe ariko niba utari wambaye ikoti reka mugerane na kariya gatimba ukaryambara cyangwa utambaye ingofero ukayambara cyangwa utambaye karuvati ukayambara twakwihorera niko byagenze rero kuri uriya mugeni buriya basanzeho basabaga bitemewe icyo nacyo tukivuge neza cyumvikane ku bintu by'ubukwe ubukwe bwemewe n'ubwa mariage civile cyangwa no mu ikanisa cyangwa se n'ubwo mu mategeko bwemewe n'amategeko mu murenge cyangwa se ngira ngo aho basezeranira n'umuhango wo gusezerana imbere y'Imana nta gusaba byemewe nta gutebutsa byemewe nta kujya gukwa byemewe ya mihango yindi ihuza abantu bariya rero barimo gusaba ari abantu 57 ndetse amakuru twari dufite bagomba kuba 70 kuko polisi igeze hariya bakubita amaso bagasubirayo
yari akenyeye n'umugabo we bakenyeye bya bintu byo gusaba nawe urabizi. Ariko rero icyaje kuba nuko yavuze ati ngiye kwambara agatimba, ndetse n'abandi ngira ngo bakamugira inama bakagenda bakamwambika mu nzu agatimba, ndetse ntibabyumvikaneho, habanje kuba n'ikibazo ngo batabyumvikanaho, ariko ngira ngo bamwe baganza abandi barakamwambika. Icyo gihe polisi rero ntabwo yajya kurwana n'abantu ngo ndanze oya uyukambara oya, ntabwo icyo gihe yagize. Polisi ni ukugira ngo irebe yuko abantu nyine hatari bugirigire ikibazo ize kubatwara, ndetse bajya no kubasohora bashyira mu modoka, nabwo ntibabivugaho rumwe, ariko nyine barangara bwo atinda kambara. Ibyo rero yabihisemo kukambara, yego abantu babivuzeho rimwe, ariko twumva yuko twebwe ubutumwa twatanga n'ubu. Icya mbere, abantu bakora ibyemewe, ntibakora ibyemewe, baba ari abageni, baba ari abacuruza, baba ari abakora ibintu bitandukanye, abatanga serivisi za resitora n'izindi zose z'ubucuruzi n'ibindi, ntibakora ibyemewe. Ibitemewe ukabikora, polisi ko izagusanga niko izagufata. Ntabwo uzavuga ngo hinduraho kugira ngo ibintu bigaragara ukundi, hinduraho bigaragara ukundi. Ariko noneho buriya ubutumwa bwagiwe n'ubuhe? Ubwa mbere nuko byagaragaye ko nyine abantu barenga ku mabwiriza barimo n'abageni, nubwo bazi ko abantu ari 20, nubwo abantu ko bazi abantu imihango yemewe n'itemewe, sinzi kubyumva. Buriya ubutumwa bwaragiye, ubutumwa bwaragiye. Icya kabiri nuko ngira ngo abantu banavuze batari ko bamugani nyuma bimaze kugaragara, itangazamakuru buriya riracukumbura. Twagiye dusoma cyangwa natwe batubaza, abantu bacukumbuye inkuru yuko byagenze, bagiye batubaza tugatanga na interview, cyangwa se tugatanga n'ikiganiro, cyangwa twavuga n'icyo polisi bitekerezaho. Byagaragaye yuko kandi twabisubiyemo yuko uko byagenda uko ariko kose, buri muturarwanda wese uko yaba yambaye, uko yaba ameze, asabwa kumvira amabwiriza, kwirinda coronavirus, yubahiriza ingamba ziriho, kandi n'ubu turacyabivuga. Tukaba rero twizeye yuko abantu bose bumva inshingano zabo, hanyuma bakamenya yuko yaba polisi yirinda coronavirus, igendera kuri ariya mabwiriza yose uko asohoka, ibihe uko bigenda bishyira ibindi. Abaturage rero nabo barasaba ko babikora, kubera yuko twese dusangiye gupfa no gukira, twese coronavirus ntawe utinya. Ikibazo dufite ni coronavirus. Ibyabaye kuri uriya mugeni, haba hari isomo byasigiye abandi bageni mukurikije imibare yaho abo mufatamo, hari abandi bageni mukibona? Kuva cyagiye ntabwo twari twabona, ariko ngira ngo urabizi ibihe twari tuvuyemo byo kwibuka, icyumweru cyo kwibuka, kugeza ubu ngubu nta bandi twari twafata bamaze kurangira umwari, tubafashe turabigaragaza. Ariko twizeye yuko atari na ngombwa gufata umuntu umwe cyangwa babiri. Abantu nibumvira amabwiriza uko yakabaye. Nta mpamvu yo gufata Peter ngo azabere urugero abandi, nta mpamvu yo gufata Kabera ngo azabere urugero abandi. Oya, kuko amabwiriza nta rujujo rurimo, tuyasobanura buri munsi. Ahubwo ufite ikibazo ku mabwiriza, niba adasobanutse, inzego zirahari kandi twirirwa tunabisobanura. Bamwe baraduhamagara, izi si biremewe, abandi bakatubaza ku mbuga nkoranyambaga biremewe, twajya kuri televiziyo bakabitubaza, twajya kuri radio bakabitubaza, namwe abanyamakuru mwaza tukabaha ikiganiro namwe mukabitubaza tukabivuga. Ntekereza rero yuko twese ikibazo dufite ni COVID-19, amabwiriza twese aratureba, reka tuyubahirize uko yakabaye. Ejo bundi Perezida Kagame yashyize undi mu ofisa mukuru muri polisi, yahaye kamandi ya polisi, afande Chantal, mwabyakiriye muti? Twebwe nyine turi abapolisi, iyo bazanye umuyobozi turabyishimira, iyo bakujyanye kujya gukora kandi kazi turabyishimira. Ibyo rero urumva ko nta kindi twabivugaho, ariko ni byiza tumuha ikaze. Ubuyobozi bwa polisi bumuha ikaze, biba ari ikintu cyiza nyine. Murakoze, turashimira. Murakoze.